Abantu bakuru bake ushatse wanavuga ko ari bake cyane nibo bataricara ku igare baba barihetsweho cyangwa se baritwaye. Ikinyamitende cyangwa se igikoresho cy'ubwikorezi cy'ingenzi cyane mu bihugu byinshi byaba ibikize ndetse n'ibikennye, ariko kikaba ingenzi kurushaho mu gutwara imizigo ku bihugu bya Afurika ndetse no muri Aziya. Uyu munsi ku isi habarwa amagare atari munsi ya miliyari na miliyoni 250. Ubushinwa nibwo bwihariye menshi kubera ko buri marenga miliyoni 500. Birumvikana umubare w'amagare ari ku isi urarutuye imodoka zihari. Ubushinwa butunze menshi ni nabwo bukora menshi. Nubwo igare ritarusha imodoka gukoreshwa nk'uburyo bwo gutwara abantu mu bihugu by'Uburayi na Amerika, ariko hari abantu benshi bifashisha igare mu ngendo zabo mu bihugu by'Uburayi, aho Ubuholandi buri ku mwanya wa mbere mu bihugu byose by'Uburayi mu kugira umubare munini w'abaturage batunze igare. Usibye aba baritunze, ariko naryo harabo ritunze mu bihugu birimo n'u Rwanda kubera ko barikoresha nka taxi. Mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, inganda zikora amagare zarungutse cyane kubera ko zakoze amagare menshi, bitewe nuko muri kiriya gihe igare ryabaye uburyo bw'ubwikorezi bwayobotswe na benshi cyane. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni gute ryaje kuvamo isoko y'amikoro kuri bamwe? Nanone uyu mwaka uzajya kurangira andi magare miliyoni 10 asohowe mu nganda zitandukanye z'isi. Harimo ayo twise aya siporo kubera ko yagenewe kunyongwa n'abakora siporo, andi yifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu mu bice bitandukanye by'isi. Hari ibice by'isi bifite imiterere ihindura igare igikoresho cy'ingenzi ku buryo ubuzima butarimo igare buba bugoranye cyane kubaho. Mu Rwanda, akarere ka Bugesera kazwiho kubamo amagare menshi, aho n'abagore benshi usanga bayanyonga kandi bitanabasabye kwambara imyambaro yabugenewe nk'ipantaro cyangwa se ikabutura. Ari nyonga akenyeye igitenge, ibigaragaza ko ari igikoresho nk'ibindi byose bakenera. Inshuro nyinshi byanavuzwe ko igare riba mu bishyingiranwa umukobwa atahana mu rugo rw'umusore iyo ashyingiwe mu gace ku Bugesera. Mbere y'uko igare rihinduka umuco bene aka kageni, byatangiye ari ipine rimwe rikozwe mu giti. Ipine riri mu bintu bya mbere umuntu yavumbuye, ariko ryaje nyuma yo kuvumbura ibindi by'ingenzi nko gushyushya amazi, umwirongi n'ibindi. Bivugwa ko kuvumbura ipine byaje nyuma y'ibi byose nari mvuze, bitewe nuko mu ishyamba aho abantu babaga icyo gihe nta kindi kintu kihaba kimeze nk'ipine. Umwirongi kuvumbura byaroroshye kubera ko byarashobokaga ko mu ishyamba umuntu yashoboraga kumva inyoni ivuga nk'umwirongi, akumva uburyohe bw'uwo muziki wawo, akibaza uko yakora igikoresho gikora uwo muziki, bityo agakora umwirongi. Gusa gukora ipine ndetse no kurigenera akazi mu mibereho ya muntu, byo ni igitekerezo cyamuvuye mu mutwe, ntaho yari yarabibonye mbere, ntaho yari yarabonye igikoresho kimeze nk'icyo ngicyo. Ni hagati y'umwaka wa 600 n'ibihumbi 4 mbere ya Yezu. Ni mu bice by'Uburayi bw'Uburasirazuba bw'uyu munsi, bitekerezwa ko ari muri Ukraine. Iyi pine yari yo gukoramo chariot, igikoresho wagereranya n'ingorofani. Chariot bayizirikaga ku ndogobe, bakayizirikaho n'ibimeze nk'amasuka, ubundi gashobora guhinga. Nyuma banayikoresheje mu gutwara imizigo myinshi ishobora gukururwa n'indogobe. Iyi niyo sekuruza w'igare tubona uyu munsi. Kuvumbura ipine bwa mbere kandi byanafashije cyane mu kuvumbura imodoka, kubera ko uburyo iyo pine y'igiti yari ikozwemo ni nabyo byavuyemo igitekerezo cyo gukora amapine y'imodoka za mbere mu Budage. Gukora ipine yashyizwe ku ndogobe byahise byoroshya ubuzima bw'abari bariho icyo gihe, kubera ko guhinga byahise bitangira kwihuta kandi n'itumanaho riroroha. Mu mwaka wa 1918 nibwo noneho inkuru y'igare yatangiye bya nyabyo. Muri uwo mwaka nibwo umutware w'Umudage Carl Drey yandikishije mu bitabo by'ubuvumbuzi igihangano cye. Cyari igikoresho gifite amapine abiri y'igiti ahujwe n'ikindi giti gitambitse, akagira amahembe aho umuntu afata ayobora ndetse n'intebe yo kwicaraho. Iki gikoresho yakise velocipede. Velo bisobanura rapide cyangwa se umuvuduko, na pede bisobanura ibirenge. Cyari igikoresho kitari cyo gutwara abantu, ahubwo cyari cyo kubihutisha. Atekereza gukora igare, yumvaga ko ari igikoresho gituma ibirenge by'umuntu byiyongerera umuvuduko wo kugenda kandi umuntu adakoresheje imbaraga nyinshi. Kwari ukwicara kuri icyo kintu ugasunika, ariko ibirenge bigakomeza kugenda bishinze hasi. Gusa kubera ko umuntu yabaga yicaye, byamutwaraga ingufu nkeya cyane kandi akihuta, ariko ibirenge n'ubundi byakomezaga kugenda. Carl Drey akimara gukora igare yarigenzeho ibirometero 14 mu isaha imwe, aryicayeho arisunika ibirenge biri hasi. Iki gikoresho bakerekanye Paris mu Bufaransa, maze abakire baragikunda koko, maze biyemeza gutanga umusanzu muri ubwo buvumbuzi bushya. Ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 8 mu 1853, ikirunga cya Krakatoa muri Indonesia cyararutse gihitana abantu 36,000.
abantu 36,000 muri icyo gihe byari nko kwica abantu barenga miliyoni uyu munsi. Iki gihe isi yari ituwe n'abantu miliyari 1,600,000. Iki kirunga kikimara kuruka, ikirere cy'isi cyarijimye kubera umukungugu. Abarokotse bahise batangira kubaho ubuzima bubagoye cyane kubera inzara. Indogobe nke zari zararokotse nazo zishwe n'inzara, izindi barazirya. Igare rya Carl Drey ryahise ribona isoko kubera ko ryasimbuye indogobe muri Indonesia no mu bindi bice bya Aziya n'isi yose muri rusange. Gusa iri gare ntabwo ryatinze gutangira guhura n'ibibazo. Ryari rikoze mu giti, bivuze ko ryari riremereye. Nta feri ryagiraga, ari nacyo cyarihinduraga igikoresho gishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga, bituma benshi batangira kuricikaho. Ryasigaye ari igikoresho cyo gutemberaho ku bakire n'abandi bantu babayeho neza, ariko ritangira kureka kuba igikoresho cy'ubwikorezi. Mu 1961 nibwo iri gare ryavuguruwe maze rihita rihinduka igikoresho cy'akataraboneka. Umwubatsi w'umufaransa witwa Pierre Michaud n'umuhungu we Ernest Michaud bashoboye gushyira pedalier cyangwa se ibinyongero ku ipine ry'imbere ry'igare, maze babakoze ibitangaza byatumye igare rihinduka igikoresho cy'akataraboneka. Ipine ry'imbere ryabaga ari rinini cyane kurusha iry'inyuma. Ibi babikoreraga kugira ngo umuntu najya kunyonga ibirenge bye bize kuba byigiye hejuru. Rya gare rya Carl Drey ryitwaga velocipede, bahise baryita Michaudine. Barimuritse mu imurika ry'ubuvumbuzi ry'isi ryo mu 1867. Isi yose iratangara. Abaherwe nibo bahise batangira kurigura kubera ko nta mukene washoboraga kuryigondera. Mu migi ku mugoroba abakire babaga banyuranyuranamo bicaye ku magare yabo batembera, rubanda rugufi rubitegereza nk'uko uyu munsi twitegereza bicaye muri za Mercedes. Bwari ubwa mbere umuntu yoroherwa no kugenda yicaye ku mugongo w'ikindi kintu kitari indogobe. Mu 1871 mu Bwongereza hagaragaye bwa mbere cyiswe Grand B. Ubwoko bw'igare ryabaga rifite igipine cy'imbere kinini cyane, ikiziga kinini ku buryo kucyurira byasabaga ubuhanga kubera ko iki gipine cyasumbaga umuntu. Hanyuma agapine k'inyuma kakaba gato cyane ku buryo katanangana na kiri gare ry'uyu munsi. Intebe yo kwicaraho yabaga iteye kuri cya gipine kinini. Impamvu y'icyo gipine cya rutura yabaga ari ukugira ngo umuntu anyonge rimwe igare ribe rigenza intera ndende. Ibinyongero nk'ibisanzwe byabaga biri kuri cya gipine kinini cy'imbere. Ryari igare riteye ubwoba kuryurira. Kuryurira byabaga bimeze nko kurira urwego kubera ko nta muntu washoboraga kuryicaraho ngo ibirenge bigere hasi. Ibirenge bye byashoboraga kugera nko ku rukenyerero rw'umuntu uhagaze hasi. Impera z'ikinyejana cya 19 zarangiranye n'uko igare ritangiye kugera muri rubanda rwose. Ibi byaturutse ku dushya twagiye duhangwa mu kurivugurura ku buryo kuritwara byoroha. Amagare noneho batangiye kuyakora muri acier, ubwoko bw'icyuma kigizwe na carbone iri hagati ya 0.02% na 2%. Ibi byatumaga iki cyuma gikomera kuruta ibindi byuma. Ni icyuma kandi kitafatwaga n'umugese kandi kikoroha mu buremere. Kubira igare ryaragabanyirijwe uburemere nicyo kintu cya mbere cyari kirishyize mu biganza bya benshi. Ni nabwo noneho hakozwe ikadre imeze nka mpande eshatu. Ibi ni biriya byuma bitatu, kimwe gitambitse n'ibindi bibiri biberamye bihuza amapine abiri, amahembe n'intebe y'igare. Amapine y'igare rya mbere yabaga arimo rayon cyangwa se inkingi z'ibiti. Icyo gihe noneho hahise hashyirwamo inkingi z'ibyuma, hari n'abazita amasera. Mu 1880 nibwo noneho bimuye ibinyongero na ya mashini ijyamo umunyururu babikura ku ipine y'imbere babishyira ku y'inyuma nk'uko tubibona uyu munsi. Ni nabwo byakozwe ku buryo ipine ikomeza kwikaraga niyo umuntu arekeye aho kunyonga. Banashyizeho feri. Mu 1888 umunya Ecosse John Dunlop yavumbuye amapine nk'uko tuyazi. Iki gihe ni nabwo imihanda ya kaburimbo yatangiye kubakwa mu Burayi babikesha goudron. Izindi mpinduka zaje mu kinyejana cya 20. Iki gihe nibwo havumbuwe derailleur, ariyo ya mashini iba ku magare ya sport ituma umunyururu wimuka uko bahinduye vitesse. Ni nabwo hakozwe suspension y'igare, arizo ressort zituma amwe mu magare ashobora kwidunda iyo bafashe feri cyangwa se yakubise mu mukuku. Muri make igare rigezweho tubona uyu munsi ririho kuva mu 1890. Aha niho ryari rigiye guhera ryigarurira societe yari irimo kwaguka ku isi yose. Muri iyo myaka ibihugu nk'Ubufaransa byahise bitangira gukora ubukangurambaga bwo gukora ubukerarugendo bukoreshejwe igare. Gutunga igare byahise bihinduka ikimenyetso cy'ubusirimu n'ubukire. Isiganwa rya mbere ku magare ryabereye mu Bufaransa, kwari ugusiganwa mu mujyi wa Paris guturuka kuri Champs-Élysées kugera Versailles hari mu 1867. Hari nabwo igare ryamamaye kurushaho, maze amagare atangira gukorwa mu nganda.
Abantu benshi bari bakeneye amagare, ari nabwo ikiguzi cyo gukora igare mu ruganda cyagabanutse. Nko mu Bufaransa, inganda zikora amagare zahise zivuka i Paris, Saint-Etienne na Montbéliard. Ibi ni nako byari bimeze mu bindi bihugu byo mu Burayi na Amerika. Muri icyo gihe kandi mu 1895 nibwo haje bwa mbere imodoka. Abakire benshi bahita bafasha amagare hasi bimukira ku modoka. Imodoka yari imashini y'akataraboneka, yiruka kandi idasaba ingufu mu kuyigendesha, ku buryo rwose abakire babibonaga ko iki ari igihe cyo guharira igare abakene. Igare ryahise riba igikoresho cy'umukene. Umukozi wo mu rwego rwo hasi ukorera abakire niwe wasigaye anyonga igare. Ryabaye kandi igikoresho cy'abajene bafite ingufu zo kunyonga kandi badafite amikoro yo kwigurira imodoka. Ingingo itaravuzweho cyane ni uko igare ryanahindutse igikoresho abagore bifashishije mu kuzamura agaciro kabo no kwihesha umwanya mu muryango mugari. Mu 1894 impirimbanyi mu burenganzira bw'abagore umunyamerikakazi Susan B. Anthony yaravuze ati igare ryahesheje abagore uburenganzira bwabo kurusha ikindi gikoresho icyo ari cyo cyose cyabayeho ku isi. Abagore ba mbere batangira gutwara igare ryari igikoresho cy'ubusirimu kigendanye cyane no kugaragara neza. Umugore wambaye umwambaro we mwiza iyo yuriraga igare wabonaga bisa neza. Byari ikimenyetso cy'ubusirimu no kwitandukanya n'abandi, cyane cyane rubanda rwa giseseka. Gusa hari ikibazo. Amakanzu yabo yari maremare kandi kunyonga igare byasabaga imbaraga. Uko niko batangiye kudoda amajipo magufi ariyo baje kwita mini jupe. Banakoze ya magare adafite kadre ya mpande eshatu, amagare adafite wa mutambiko uri hejuru ku buryo bisaba kuzamura ukuguru ngo uryurire. Bakoze kadre iberamye yigiye hasi ku buryo kurira igare bidasaba kuzamura ukuguru cyane. Mu 1892 no mu 1909 abategetsi benshi mu Burayi bemereye abagore kwambara amapantaro ku nshuro ya mbere. Gusa uwemererwaga kwambara ipantaro nuwo byabaga bigaragara ko ari butwara igare. Yerekanaga amahembe y'igare kubera ko amwe mu magare mu kuyafunga ngo atibwa bayakuragaho amahembe umuntu akayagendana. Iyo umugore yabaga afite ayo mahembe mu ntoki yanemererwaga kwambara ipantaro. Nibyo mbere y'iyi myaka nta mugore wemererwaga kwambara ipantaro mu bihugu byinshi by'u Burayi. Uburenganzira bwo kwambara ipantaro ku bagore bwatanzwe hamwe na hamwe bitewe no gutwara igare. Birumvikana ibingibi bigitangira byari ubusirimu n'impinduramatwara. Mu bihugu bimwe na bimwe no mu migi byaramaganwe cyane. Bati niba igare rije guca umuco naryo nirigende rwose nta mugore wambaye ipantaro. Abamaganaga ibingibi kandi bazamuraga ingingo zishobora kugutangaza. Bavugaga ko ku bagore gukora ibikorwa birimo imyitozo ngororamubiri nko kunyonga igare ngo bishobora kuba atari byiza na gato ku buzima bwabo. Hari abajyaga kure bakavuga ko umugore utwara igare bimutera ubugumba. Igare batangiye kuryita machine à stérilité. Abandi bakajya kure cyane bakavuga ko igare rishobora kuba igikoresho cyo kwishimisha ku bagore mu birebana n'ibitsina kubera imiterere y'intebe yaryo. Usibye ibi byose ariko igare ryahindutse igikoresho cyahaye abagore ubwigenge, cyane cyane ubwo gukora ingendo. Byabafashije kujya banyuzamo bakava mu migi bakaruhuka abagabo batahwemaga kubagenzura kuraka cyangwa kariya. Mu bihugu byinshi by'u Burayi nk'Ubufaransa, ukuza kw'igare no gukwira muri bose byazanye n'ubundi burenganzira bwagendaga buza mu birebana n'imibereho y'abantu. Ni nk'uburenganzira bwo gutora, uburenganzira bwo kwishyira hamwe, ariko cyane cyane uburenganzira bwo gukora amashyirahamwe. Ubu bwari ingenzi cyane mu gushinga amahuriro n'amashyirahamwe agamije siporo. Icyiciro cya kabiri cy'impinduramatwara y'inganda cyazanye n'ivuka ryo kwamamaza ndetse n'ubushake bwa buri wese bwo gutunga buri kintu kigezweho. Mu kwigana abakire n'abatware bo mu kinyejana cyari giherutse, rubanda rwagize ubushobozi bwo kugera ahantu ubusanzwe batapfaga kugera. Mu 1903 habaye isiganwa rya mbere ryo kuzenguruka Ubufaransa ku mugaragaro, Tour de France. Iri rushanwa mu buryo bwihuse ryahise rihinduka umunsi mukuru uruta indi yose mu Bufaransa mu birebana n'igare n'iterambere. Kureba uyu mukino byari ubuntu, ibyatumaga abaturage bose b'u Bufaransa basohoka mu nzu zabo bakajya imbere yazo ku mihanda kureba barusha abandi kunyonga igare. Muri icyo gihe igare ryahindutse uburyo bwonyine bworohereza ingendo abaturage ba mikoro make, cyane cyane banyakabyizi.
Abandi bamenyekanye cyane ku igare ni abapadiri bagombaga gukora ingendo ndende bazenguruka igihugu cyose bagiye kogeza ivanjiri. Abandi bamenyekanye ku igare ni abakozi b'iposita. Nyakabyizi wo mu mujyi yahise abona icyaro kimugiye hafi kubera igare. Umunyacyaro nawe nuko abona umujyi umugiye hafi. Mu kinyejana cyose ndetse yewe n'uyu munsi, igare ryahindutse igikoresho cy'ibanze muri bimwe mu bikorwa by'umuryango. Niyo mpano abifite bahaga umwana wabo nk'ikimenyetso cy'uko asohotse mu bwana atangiye kwinjira mu bukuru. Ryahindutse ikimenyetso cy'uko umuntu yahembwe umushahara we wa mbere agitangira akazi. Uwahembwaga yiguriraga igare. Igare ryahise rigirana ihuriro n'ubujene no kwishimisha. Mu 1892 igare ryatangiye gukoreshwa n'igisirikare. Ubwo Uburayi bwatangiraga kwinjira mu ntambara ya mbere y'isi mu 1914, igisirikare cy'Ubufaransa cyari gifite umutwe w'ingabo zigendera ku magare cyangwa zirwanira ku magare zigizwe n'abasirikare 400. Abari mu ntambara bose mu Burayi babaga bafite bataillon cycliste, bataillon y'abarwanira ku igare. Muri iki gihe igare ryitwaye neza muri za misiyo z'ubutasi no mu buvuzi ku rugamba. Gusa nubwo igare ritakoreshejwe mu ntambara zose, ariko izakomeye zose muri kiriya gihe zakoreshwagamo igare. Nk'urugero, mu 1937 mu ntambara y'Ubushinwa, Abayapani bakoresheje amagare 50,000 mu gutungura umwanzi wabo bamugabaho igitero. Mu ntambara ya kabiri y'isi naho hakoreshejwe amagare cyane. Zimwe mu ngabo zakoreshaga amagare mu rwego rwo kwiyoberanya igihe zigabye igitero ku mwanzi. Ahangaha ntabwo wabura kuvuga le vélo de Dien Bien Phu. Aya ni amagare yatwarwaga n'Abavietmine mu gitero cya Dien Bien Phu mu mwaka w'1953 n'1954. Aya magare niyo batwaragaho ibikoresho byose by'urugamba mu misozi. Yari yarahinduwe akorwa ku buryo yikorera ibintu byinshi kandi biremereye. Igare rimwe ryashoboraga kwikorera ibiro biri hagati ya 200 na 300. Hari nayo bari barahinduye ku buryo amakadre yayo bayakoreshaga kano cyangwa se imitutu y'imbunda mu rwego rwo kuzihisha. Intambara ya kabiri y'isi kirangira, igare ryahuye n'ibibazo byinshi cyane bitewe n'uko imodoka zari zimaze kuba nyinshi. Igihe bise 30 glorieuse, ariyo myaka 30 y'ubukungu buteye imbere ndetse n'ubuzima bw'umunezero ku batuye isi, ubwo no kuva mu 1945 intambara ikirangira kugera mu 1973 ubwo habaga ibura rya mbere rya petrol. Iyi myaka 30 rero yabaye igihe abantu bari bafite amafaranga. Ubukungu bw'isi bumeze neza cyane, maze abantu binjira mu gihe cyo kugura imodoka koko. Imodoka yahise ihinduka uburyo bwo gukora ingendo ku muryango. Igare ritwara umuntu umwe, ariko imodoka yo itwara papa, mama n'abana, rimwe na rimwe na nyogokuru cyangwa sogokuru. Igare ryahise ritangira gutakaza agaciro. Umubare w'amagare inganda zikora buri mwaka watangiye kumanuka kugera ugeze hasi cyane mu 1956. Gusa kuva mu 1970 igare ryinjiye mu cyiciro wakwita icyo kwivugurura cyangwa se kuvugururwa, rihinduka ikimenyetso cy'urugamba rwo kurwanya iyangirika ry'ibidukikije. Igare ritangira kureka kuba igikoresho cyo kwishimisha ku kivunge cy'abantu, ritangira kwinjira mu bikorwa bya siporo byiswe by'Abanyakalifornia. Igare rya tout terrain rishobora kwiruka mu mihanda yose yaba iyitaka n'iya kaburimbo ryahise riza, maze ryongera imirimo igare ryashoboraga gukora. Iki gihe nibwo haje igare ryitwa BMX. Uzaribona mu mavideo menshi y'abantu bakora acrobacy mu mihanda. Ikibazo nuko muri iki gihe igare ryasaga n'irimo kurengerwa n'imodoka. Imodoka zari zimaze kuba nyinshi ku buryo umunyegare atarakibona inzira mu mijyi minini. Abategetsi nabo bari batangiye kujya bareba nabi umunyegare nk'umuntu ubangamira urujya n'uruza mu muhanda. Gusa ntabwo ari hose, kubera ko hari ibihugu bimwe na bimwe byanambye ku igare birirwanira ishyaka. Urebye nko mu Buholandi bufatwa nk'igihugu cy'igare, mu 1975 nibwo leta yatangiye kurwanya ubwiyongere bw'imodoka, batangira gusaba abantu kugura amagare ari benshi aho kugura imodoka. Muri make, gukunda igare ntabwo ari imyumvire y'Abaholandi nk'uko bivugwa na benshi, ahubwo n'imbaraga ubutegetsi bwabishyizemo kuva mu myaka y'1970. Izi mbaraga nizo zatanze umusaruro ku myumvire n'imyitwarire y'abaturage. Mu Bufaransa, igitekerezo nk'iki ngiki bakizanye mu 1976 bagitangiriza La Rochelle. Leta yatanze amagana y'amagare y'umuhondo ku baturage ku buntu. Gusa ntabwo byatinze kuvaho, ariko nibura gahunda yo kugira amagare aparikwa ahantu abantu baza bagafata bakayatwara bakaza kuyagarura nibwo yatangiye. Guhera mu myaka y'1990 umubyigano w'abantu n'imodoka mu mijyi
ukwandura kw'ikirere ndetse n'imyigaragambyo yo mu 1995 aho imihanda myinshi yafungwaga abantu bakajya mu kazi ku magare byatumye henshi hubakwa utuyira tw'amagare mu mihanda minini. Igare ryahise rihinduka igikoresho gitangira kurebwa ijisho ryiza nubwo ryagiye ribangamirwa n'ikirere nko mu gihe imvura yaguye. Kugenda ku igare byabaga ari igitekerezo kibi. Gusa igare ryageze ku rwego umuntu atashoboraga gutekereza ko rizageraho mu myaka 200 ishize ubwo ryavumburwaga. Nk'ubu mu Bwongereza 5% by'ingendo zose zikorwa n'abaturage bazikoresha igare. Mu Buholandi ho biratumbagira bikagera kuri 30%. 30% by'ingendo zose zikorwa muri iki gihugu zikorerwa ku igare. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho biracyari 1% by'ingendo zose zikorwa. Abanyamerika baracyakunda imodoka. Uyu munsi umujyi wa mbere ku isi utuwe n'abanyegare benshi ni Utrecht mu Buholandi. Uyu mujyi utuwe n'abaturage 350,000. Niwo wa mbere utuwe n'abantu bakoresha ingendo zabo igare cyane. 40% by'ingendo zose zikorerwa muri uyu mujyi zikoreshwa igare. Leta yubatse parking z'amagare nini cyane. Apana bya bindi byo gushinga ibyuma ku mihanda abantu begekaho amagare yabo. Oya, bubatse parking nk'izi ngizi bubakira imodoka z'inyubako ya etage. Aha niho hari parking nini ya mbere ku isi y'amagare. Umujyi wa kabiri utuwe n'abanyegare benshi ku isi ni Copenhagen muri Denmark. Hano abarenga 1/2 cy'abaturage bose bajya mu kazi cyangwa ku ishuri ku igare. Kuva mu 2006 ibyago by'impanuka y'igare muri uyu mujyi byagabanutseho 23%. Bubatse autoroute cyclable, imihanda minini y'amagare ya mbere minini ku isi. Hano ntabwo imodoka zivanga n'amagare mu muhanda umwe. No muri bus zabo bashyizemo imyanya ishyirwamo amagare nk'uko hari umwanya w'imizigo. Muri uyu mujyi igare ryamaze no kwinjira mu nteko ishinga amategeko. Umudepite wese utowe iyo atuye hanze y'umujyi ahabwa igare ry'akazi. Muri make igare hano ntabwo ari ry'abanyamikoro make kubera ko hari n'abaministri bajya mu kazi buri munsi ku igare. Nk'abandi baturage bose abangaba nabo baranyonga kubera ko igare ni ubuntu mu gihe imodoka yo isoreshwa amafaranga atagira ingano 180% by'ikiguzi cyayo. Ibi bituma abanya Copenhagen 7/10 batagira imodoka bifitiye igare. Bafite udushya twinshi mu birebana n'igare. Bagira icyitwa triporteur, igare ry'amapine 3 rifite ka remorque kicaramo abantu barenze umwe ku buryo umubyeyi ugiye kujyana abana ku ishuri cyangwa se agiye guhaha adakenera imodoka. Igare ryabo riba rishobora kwicaramo abana 2. Undi mujyi ubamo amagare menshi ni Seville muri Espagne. Abayobora uyu mujyi bafashe icyemezo cyo guteza imbere amagare mu rwego rwo kugabanya ambuteyage z'ibinyabiziga mu mujyi. Uyu munsi bafite imihanda ipima 100 y'ibirometero yagenewe amagare. Undi mujyi w'amagare ni Montreal muri Canada. Ibirometero 780 by'imihanda yagenewe amagare. Ni umwe mu mijyi yo muri Amerika y'Amajyaruguru yiyemeje guteza imbere igare. Uyu munsi ndetse no mu myaka yashize Ubushinwa nicyo gihugu cyakunze kwitwa ubwami bw'igare, The Bicycle Kingdom. Ibi byaturutse ku kuba ku Bashinwa benshi igare ryarakunze kuba uburyo bw'ibanze kandi bw'ingenzi bwo gukora ingendo. Hamwe n'amamiliyoni y'amagare mu mihanda mu myaka yo hambere, igare mu Bushinwa ryigeze kuba ikimenyetso cy'iterambere ry'umuntu ku giti cye. Aha ni hagati y'imyaka 1970 n'1980. Igare rya mbere ryageze mu Bushinwa mu myaka 150 ishize. Gusa ryakomeje kuba igikoresho cy'abakire kugera mu 1936 ubwo mu mujyi wa Tianjin hubakwaga uruganda rwa mbere rw'amagare. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa Mao Zedong, bitewe n'inganda nyinshi zikora igare, gutunga igare byabaye ibintu byangombwa mu buzima bwa buri munsi bwa buri Mushinwa. Mu 1980 nibwo Ubushinwa bwatangiye kwitwa ubwami bw'igare biturutse ku kuba mu masaha ya mu gitondo cyangwa se nimugoroba imijyi yo mu Bushinwa yarabaga yuzuye amagare. Gusa ibi byose byagiye bigabanuka uko inganda z'imodoka zagiye ziyongera kandi amikoro y'abaturage nayo akazamuka. Wari ufite igare akumva noneho yagura imodoka. Ku mugabane wa Afurika, igare ntabwo ari igikoresho cyoroshya ingendo z'abantu gusa, ahubwo ni n'igikoresho cy'ishoramari. Ikinyamakuru cy'Abadage Deutsche Welle kigeze kujya kure cyandika ko Afurika ari umugabane uteretse ku mapine 2 mu gushaka kuvuga ko ubuzima bugoye ku munyafurika wese udatunze igare. Haba amazi, ibyo kurya, inkwi, kugera ku matungo byose babitwara ku igare.
hari abadatinya kuba yafata inka akayihambira ku igare. Birasa naho igare ari ubuzima muri Afurika. Utaritunze arigendaho, aritwaraho imyaka ajya gusarura cyangwa se agiye kuyigurisha. Niba atarikoresha ibyo ngibyo, arikoresha nka taxi cyangwa se akarikanika. Abangaba rirabatunze. Ikiganiro cyacu cya none tugisoreje aha. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.